Reka nongere mbasuhuze kandi mbashimire mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri Kirabo TV. Mbahaye ikaze nanone, muzajya mukurikirana ibiganiro bitandukanye by'urukundo, imyororokere y'ubuzima ndetse n'utundi tuntu dutandukanye hirya no hino. Ubu rero nakuzaniye kuri mayoneze. Mayoneze ni ikirungo gikoreshwa n'imiryango myinshi kuko kiryoha cyane ku mafiriti, kuri salade no ku bindi biribwa bitandukanye. Gusa hari ibindi birenze ibi yagufasha mu rugo bikakurinda guta umutwe no gutakaza amafaranga atari ngombwa. Icya mbere, guhanagura ikizinga cy'irangi. Kubw'impanuka irangi rishobora kugucika rikameneka muri korodoro, rikagwa ku myenda cyangwa rikagwa ku rugi. Nuhura n'iki kibazo ufite mayoneze mu nzu yawe ntuzahangayike. Ufata ka mayoneze gake ugashyira kuri iryo rangi ritaruma ngo rikomere. Iyo ubigenje utyo, amavuta yo muri mayoneze akurura yo mu irangi, wahanagura byombi bikomokana. Nuko nguko rwose ubigenza. Cya gatatu, kongera ubwiza bw'umusatsi. Mayoneze ituma umusatsi woroha kandi ukabengerana. Bisaba gufata ibiyiko bibiri byo ku meza, bino binini nyine abantu bakunda kurisha, ugashyiramo akayiko ka vinegere gatoya. Ibi bikora uruvange ruhumura neza. Uhita ufata urwo ruvange ukarutsirima mu musatsi wumutse, warangiza ugategamo igitambaro nk'iminota 20, ukabona kumesamo amazi meza nyine akonje. Ukabona kumesa mu mutwe ukoresheje shampoo n'amazi akonje. Icya kane, kwita ku ndabo. Kimwe nuko tumaze kubona ko mayoneze ikoreshwa mu gusukura umusatsi, ushobora no kuyikoresha mu kwita ku ndabyo zo mu busitani bwawe. Uyisiga gake ku mababi yazo kuko bituma zisa neza kandi zikagira ubuzima bwiza mu gihe cy'ibyumweru runaka. Cya gatanu, kunyereza amapata. Uru rubuga rugaragaza ko mu gihe ufite urugi ufunga amapata agakubana ku buryo wumva bikubangamiye, wasigamo ka mayoneze kuko ituma bitongera gukubana ngo bikubangamire. Ngibyo rero ibindi bintu rwose wakoresha mayoneze usibye kuyirya. Murakoze, ndabashimiye cyane kudukurikira. Kanda subscribe na share, comment.